reason from first principles rather than by analogy. So the normal way that we conduct our lives is Elon Musk kuri batunze miliyari 808 z'amadolari y'Amerika. Ubukungu bwe buruta ubw'ibihugu byinshi kandi mu mpande zitandukanye z'isi. Ni umuherwe w'ikirenga ku buryo no kwiyumvisha uko yabigenje ubwabyo byasaba ibisobanuro bidasanzwe. Ubu akubye hafi gatatu umuherwe umukurikira Jeff Bezos. Mu gihe nyivuga ibyo kuri iyi saha hari umuntu umwe ahantu runaka uri kurwana no kubona amafaranga 500 y'u Rwanda kugira ngo arebe ko yabona icyamuramera ijoro. Ibi bituma twibaza duti kubera iki? Nibyo aho dukomoka, imiryango tuvamo, ibihugu twavukiyemo bigira uruhare runini cyane mu kuduha amahirwe yo kuba mu buzima bwiza cyangwa se bubi. Ariko se uko umuntu atumbagira mu by'ubukungu buri gihe biba bifite imizi mu murage akomora ku babyeyi be? Oya, iri si hamwe. Ese biterwa n'igihugu yavukiyemo? Yego, ariko kandi oya, byasaba ubundi busobanuro. Nibyo ntitwirengagije ko aho wavukiye haguha amahirwe yisumbuyeho yo kubasha kugira kure muri ubu buzima. Gusa ariko nanone ku rugero rwa Elon Musk hari abandi amamiliyoni bavukiye mu mahirwe menshi yari gutuma baba baherwe kumurusha. Hari abavukiye mu miryango yari kize cyane kurusha we, hari abavukiye mu bihugu bifite amahirwe angana cyangwa se rutayo yabonye, nyamara inkuru zabo ntabwo tuzizi. Gusa ariko uko mwahuza amahirwe kose mu buzima, iteka itandukaniro mu mitekerereze yanyu mu guhimba udusha, ako kanya riba rifite ijambo rinini rigomba kwivugira. Ibi rero biratwereka ko tugomba gushakira ahandi. Ibi birahita bitujyana ku gitekerezo shingiro cyamubereye intwari yo kuba igihangaje ko tumuzi uyu munsi, First Principle Philosophy. First Principle Philosophy ni imitekerereze ihambaye yabaye intwari ya Elon Musk, Jeff Bezos ndetse n'abandi baherwe mu ngeri zitandukanye z'ubuzima. Muri iki kiganiro ntituribanda cyane ku nkuru zo muri Silicon Valley gusa, ahubwo ibi bitekerezo bihambaye turabisobanura twifashishije ingero zo mu buzima tubayemo iwacu. Muri iki kiganiro turashakira hamwe ibisubizo bisubiza iki kibazo. Nk'umusore wavukiye mu gace kamwe ko mu Rwanda mu cyaro cya kure, wize bimugoye, akiga amashuri aringaniye, gusa ariko afite inzozi zo kuzagira ikigo gikomeye gishobora kuzabarirwa mu mamiliyari. None yabigeraho gute mu gihe abonye amahirwe ashobora gutangwa n'igihugu yavukiyemo? Ni gute yakoresha iri hame rya First Principle Philosophy maze akabigihangaje kubwo gukabya inzozi ze afite kuva kera kimenya ubwenge? Ese ubundi birashoboka? Bizamusaba iki? Agomba kwitwara gute kugira ngo ibyo bimukundire? Ese ko ibyo arota hari amamiliyoni menshi y'abagenzi be babitekereje, gusa imishinga yabo igahera mu ntekerezo, ubwo niwe waba ugiye kuba kampara kuruta abandi? Ni izihe challenges ashobora kuzahura nazo? Ariko se kandi azabyitwara mate? Iki ni ikiganiro bazushira amatsiko, ikiganiro mutegurirwa kandi kugezwaho nanjye Francis Nkurunziza. Ikaze. Inkuru z'ibigo bitangaje tuzi mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange ntabwo buri gihe bitangirira mu miturirwa y'ibirahure bishashagirana. Oya, iryo si ihame. Kenshi uzasanga ibigo rutura byanditse amateka twese dusoma tukumva n'amateka asa nk'adashoboka ko nabyo byatangiriye hasi ugereranyije n'uburemere biba bifite. Hari umusore wavukiye mu rusisiro runaka mu Rwanda, wavukiye ahantu ibikorwa remezo byari bike cyane, imihanda yari mibi cyane, amashanyarazi yaragenewe abakire gusa. Gusa kwiga byo nubwo byasaga nk'ibigenewe buri wese, gusa ariko byasaga nkaho hari ibigo bigenewe abana b'abakire, ariko kandi hakaba ibindi bigo biciriritse bigenewe rubanda rugufi. Uwo musore kuva kera akiri muto, inzozi ze zari kuba umwanjinyeri, bitari kuba umukozi w'abakire, ahubwo kugira ikigo cye rutura gifite abakozi amagana yewe ibihumbi. Gusa ariko uwo musore ufite izo nzozi ntiyazihingutsa mu kanwa ke, kuko ushingiye ku buryo agaragara, aho akomoka, ubuzima bayemo, ibyo bitekerezo kuri benshi byagaragara nk'ubusazi. Nawe arabizi neza ko aramutse asohoye ijambo rimwe rivuga ku by'inzozi ze, azi neza ko rubanda baheraho bamukwena bose bavugira hejuru bati ibyo bitekerezo ntibishoboka, bisubiza iyo bikuye. Yego, yamaze kubibona, bityo ibyo byabaye ibanga rikomeye agendana naryo. Gusa ariko hari irindi banga yamenye kandi azi neza ko rizamubera nk'intwari ikomeye yo gukabya inzozi ze. Ni ibitekerezo bihambaye abahanga banabikoresheje bikabagira abo babaye bo bise First Core Philosophy cyangwa se First Principle Thinking.